101.0 Shana Radio. Time to heal. Time to breathe. Time to feel alive again. Shana Radio. Ikosa nakoze. Rero nyimara gucana itara injangwe yahise yirukanka bidasanzwe nkaho yari iri guhunga urumuri nari ncana. Ubwo rero nyine injangwe imaze kwiruka mu buryo budasanzwe nanjye bwanyobeye. Muri ako kanya umugore wanjye nawe yahise azamura igikombe ku munwa anywa ibintu byose byari birimo muri icyo gikombe, kandi yabinyweye vuba cyane asa nkaho adashaka ko menya ibyari birimo. Rero ibyo byose yabikoze mbere y'uko ngira indi ntambwe ntera. Yahise ahaguruka amwenyura aseka ubona nkaho nta cyabaye. Sheri wakangutse se? Rero yambajije gutyo ubona areba usa nkaho nyine nta cyabaye. Ubona afite ubwitonzi bwinshi cyane. Uburyo yambajije nyine afite ubwitonzi bwinshi. Sheri urakoze gucana itara, nari natekereje ko ryapfuye. Nari ngiye gusubira mu cyumba. None se Sheri umeze neza? Rero yakomeje kumata ibibazo byinshi kandi bikurikirana, ntatinya kuvuga ko ari iby'uruhererekane. Ubona ko anyitegereza cyane mu maso nkaho yashakaga kumenya ko hari icyo nabonye cyangwa se icyo nari ngiye kuvuga. Ariko nanjye ntacyo navuze, naracecetse ndamwihorera, nanjye ndatuza mwereka ko nta cyabaye, nta n'icyo nigeze mbona. Rero mu mutwe wanjye nahise numva huzuyemo ibitekerezo byinshi cyane. Numva mu mutwe wanjye hahise haberamo ibiterane bidasanzwe kandi byinshi icyarimwe. Muri make urabizi iyo hirya hari urusaku rw'ibiterane, hirya hakuno hari urundi rusaku rw'ibindi biterane, hirya hari abantu barimo gusudira, urabyumva ni ibintu biba bigoranye kugira ngo ubashe kubyakira neza mu mutwe. Ubwo rero mu bitekerezo nahise ntangira kwibaza ni iki yari amaze kunywa, kuki injangwe yahunze urumuri yiruka bidasanzwe. Ese ibi bintu ni ibiki koko? Mu by'ukuri ariko muri ako kanya nyine yahise yongera aramvugisha. Urabona ko ukomeza kumata ibibazo, aratambuka akomeza mu cyumba ajya kuryama. Ariko nyiri kwibaza kuri ibyo bibazo koko mu by'ukuri nta gisubizo nari mbifitiye pe, kuko nanjye byahise bimbera amayobera. Ariko muri uko gutekereza hari ikintu kimwe nahise ntekereza. Nahise mvugira mu mutima nti niba nshaka kumenya ukuri ngomba kukwishakishiriza njye ubwanjye nta wundi muntu mbajije.
rero nahise nongera afata umwanzuro nyine nisubirira kuryama, nsubira kuryama nta jambo na rimwe mvuze. Mu mutwe wanjye urumva ibyari byo nari maze kubona byari bicanganye, kuzi kubona injangwe yiruka mu buryo budasanzwe, ntabwo yari ifite umuvuduko nk'uwa The Flash. Ku bantu barebye season yitwa The Flash ndabizi muzi uburyo yirukanka, niko iyo njangwe yirukanze ku buryo n'amaso yanjye navuga ko yayibonye amahushuka. Numva nyine byancanze nibaza n'ibintu yari amaze kunywa yari afite mu gikombe muri izo saha za saa sita z'ijoro. Bukeye bwaho rero umugore wanjye yari anezerewe bidasanzwe, yateraga urwenya, ateka amafunguro meza, yari azi neza ko nyakunda. Ikindi ukabona ko anyitegereza inshuro nyinshi mu maso, yanyitegerezaga inshuro nyinshi zishoboka zose. Ubwo yanyitegerezaga nk'aho yatekerezaga ko ngiye kugaruka ku byabaye nijoro, ariko nanjye ku ruhande rwanjye nanjye nitwaye nk'ibisanzwe, nk'aho nta cyabaye, nk'aho ntacyo nabonye. Ariko n'ubundi imbere muri njye narashiraga hari ikintu cyari kitameze neza habe na gato. Mu mutwe ndimo kubunza ibitekerezo ku byabaye nijoro, ariko ngakomeza kwibwira nta gisubizo, nkumva ko ngomba kwishakira igisubizo nyine ngiye ubwanjye. Ikindi nari nzi neza ko nari bushobore kwirengagiza ibintu byabaye nijoro, gusa naratuje ndaceceka, dore ko guceceka rimwe na rimwe bijya biba intwaro kandi ikomeye. Burya guceceka biba byiza guceceka igihe bikenewe, igihe ushobora kubona yuko ushobora gusubiza umuntu bikavamo ibindi bibazo. Guceceka rero icyo gihe byambereye intwaro ikomeye cyane. Ndatuza, rero nyuma ya saa sita umugore wanjye adahari, hari ahantu yari yatembereye, nateye intambwe ya mbere, intambwe navuga yari ikomeye, nshaka gushaka bya gisubizo nyine, nshaka kwishakira igisubizo mu buryo bwanjye. Rero muri uwo mwanzuro nafashe umwanzuro wo kugurisha ya njangwe, nyigurisha ntabibwiye umugore wanjye. Rero mu kwigurisha nibwiraga nti niba injangwe ifite uruhare ku bintu bibera iwanjye, kuba nyigurishije bishobora gutuma ibisigaye byose biri ahantu hahishe bigaragara, nkabasha kumenya ukuri. Rero ku nshuro ya mbere mu minsi myinshi yari itambutse, numvise nduhutse, maze kuyigurisha numvishije bimeze neza, numva umutima wanjye uraruhutse, numva asa nk'umuntu utuye umutwaro. Rero ibyo si byatumye ntekereza ko byose birangiye, ahubwo nuko nari nzi ko ndimo kugerageza kwegera ukuri kwari kugihishe inyuma, nshaka igisubizo, nshaka ukuri kubibera mu rugo rwanjye, kuko bitewe
ibimenyetso nari maze kubona mu minsi yari itambutse, gutaha nashyika mu rugo nkahita nanirwa kandi numvaga nshaka kuganira na madamu, kubyuka saa sita z'ijoro bya buri munsi, ngagiye kugaburira injangwe, n'uburyo injangwe yirukanse mu buryo budasanzwe, ifite umuvuduko nk'uwa de furashi. Ibyo byose nibyo byanteye gutekereza ibintu byinshi cyane. Rero muri iryo joro tumaze kurya twarebye filime, ntegereje ngo numve ibikurikiraho, niba ari butongane cyangwa se ari bugire ikindi kintu avuga. Ariko igitangaje ntacyo yigeze avuga habe na gito rwose, yaratuje nk'ibisanzwe, aranyihorera. Hashize akanya yarahagurutse ajya gufata akajuisi. Numvise rero ikintu kigendagenda buhoro buhoro mu nzu. Yewe ya njangwe yari igihari, nubwo nari nayigurishije yagiye, ariko yari igihari. Iyo njangwe yari iryamye iruhande rwe ituje. Umutima wanjye wahise usimbuka, ariko ndiyikomeza bya kigabo nkaho nta cyabaye, ariko nyine umutima wanjye urimo gutera bidasanzwe, ufite ubwoba. Rero agarutse kwicara, injangwe yazamuye umutwe, ubona inyitegereza cyane. Sinatinya kuvuga ko yanyitegereje umwanya nta guhumbya ijisho, turebana amaso ku yandi. Rero nabyo byahise binira izindi mpungenge zikomeye cyane, numva ibintu. Rero nanjye nahise nsohoka njya hanze gahoro, ntuje, njya ahantu ndi njyenyine hatuje, numva ko nta muntu uri bunyumve. Mfata telefone mpamagara wa muntu nari nagurishije iyo njangwe. Ariko n'ubundi kubera ibyo nari maze kubona, n'ibyo nari maze igihe mbona, no kubona ko injangwe ihari kandi nayigurishije, namuhamagaye amaboko atitira, meze neza neza nk'umuntu wari uri muri firigo ifunze. Agifata telefone nahise mubaza nti, ya njangwe waguze bimeze bite? Yahise ansubiza ati, injangwe iri hano, turi kumwe, urayishaka se? Rero nahise musubiza vuba nti, oya yigumane, nta kibazo, ndashakaga kumenya gusa amakuru yayo. Gusa niyo uvuga ngo urayishaka, sinari kuyigusubiza, ntabwo byari gukunda. Okay, thank you and a good night. Nahise numva umutwe wanjye usa naho urimo ubusapi, nahise numva mbaye igishushushungwe, numva biranyubiye, nuko nsubira mu nzu, ariko still mfite ubwoba bwinshi. Rero nitegereje umugore wanjye ari kumwe n'iyo njangwe, ayikorakora mu bwoya, mbona bakina, numva biranyubiye pe. Rero muri ako kanya nibwo namenye ko ibintu bikomeye cyane kurusha nuko nabitekerezaga. Rero umunsi ukurikiyeho nafashe ibaga njya
yagiye safari ariko ubu n'ubundi sitiri ntaramubeshyaga. Rero nahise mubwira ko ngiye mu ruzinduko rw'akazi kandi nzamarayo iminsi. Umugore yaramwenyuye arambwira ngo oke. Rero nk'uko nyine nari mbitekereje ngiye kumubeshya naragiye ariko sinajya kure. Nuko nyuma ncunga umugore wanjye adahari ndagaruka. Rero ninjiye mu nzu ninjira mu cyumba, nihisha mu cyumba mu kabati tubikamo imyenda. Negereza ko ya masaha haza kugira ngo umugore wanjye abyuke ajye kureba ya njangwe. Ariko saa sita z'ijoro zigeze, aho kugira ngo umugore abyuke ahubwo nabonye ya njangwe ariyo iza imusanga mu cyumba. Rero haciyeho akanya injangwe imaze kumusanga mu cyumba, umugore wanjye yarabyutse yava mu buriri, injangwe nayo imuhagarara imbere, itangira gutambuka igana aho ndi. Umugore wanjye nawe aza yikurikiye, ubona ko baza hahandi nari nihishe. Bazaga basa neza, ubona ko irimo kumuyobora n'ubundi narinde. Ibintu bikomeza kumucanga ndavuga si bambonye, ariko nyine nagumyeyo ndihisha. Rero umugore wanjye nta kwijijisha, nta soni na nke yari afite ku maso, yari yahindutse neza neza, ubona ari undi muntu. Rero we n'injangwe baraza bahamagarara imbere. None se umugore yaba yamenye ko umugabo yagarutse? None se iyi njangwe yo ihatse iki? Ntuzacikanwe n'igice cya gatatu. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza.